nitwa Raisa, Yego Raisa. nkaba niga muri IBTC. IBTC ni iki? IBTC barayirya, barayiteka ni iki? Ntabwo bayirya, ni ishuri nyine ryigisha ubumenyi bwa film making. Kuko nibyo niga. We wize harya film making harimo n'ibyo gukamera n'ibyo kweditinga. Ubu wakamera nka filime cyangwa nk'indirimbo? Rero ntankwese ko nyine ibintu mba cyane ari Photoshop. Photoshop editing ibintu by'amafoto. Kumona se waba nk'umuhanzi cyangwa nk'umustar? Usanzwe se ntabwo uzi kuririmba? Ntabwo uzi kuririmba. Niye mpano ugira se? Niye mpano ufite? Narayigiraga ariko ubu ngubu ntayo nkigira. Yagucitse rero? Iyo mpano yagucitse wari ufite? Impano wari ufite kuki utakifite ubu ngubu? Nyine urabona hari ibintu byinshi nyine bihinduka mu buzima, bikaba ngombwa nyine ko hari ikintu reka. Yari yo gukora icyo mpano? Dance. Kubyina? Traditionnel? No. Modern? Washobora kumodaringa kuba nk'umumodo? No. Dance modern. Ni ukubyina nyine bisanzwe. Ndabizi. Hanyuma Photoshop niyo wize, niyo nyine wiyumvamo? Nyine sikuvuga ngo niyo niyumvamo, niyo nisangamo akenshi na kenshi. Ubwo se Photoshop yaha umuntu amafaranga ku buryo yamukiza? Byamukiza. Tubwire muri make Photoshop bayikoramo ibiki? Photoshop haba harimo gukora ibyapa, kweditinga n'amafoto. Ubu kwa kundi babanga igiheri ngo cy'umuntu ngo gikureho ngo inkovu ngo yisibanganye, wabikora? Ntabikora. Hanyuma tubwire, mbere yo kuza muri IBTC wumvaga ibyo bintu wumvaga wakwiga iki cy'umwuga mbese, cyangwa niki cyagusunikiye gukunda Photoshop cyane, atari gukora imisatsi, atari kubaza? Hari umukobwa twize guhura turenga azi kubaza, wize kubaza ngo ariko ngo yize kuri photography ngira ngo arikunda cyane. Ikibazo cyane mfite, gereranya iyo myuga yombi, kuki Photoshop kuki utagiye mu gukora imisatsi? Nyine urabona akenshi na kenshi abenshi na mbere bose bigaga imyuga yo gusuka, ya mekanike, guteka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyine nasanze biriya byose nyine bikorwa n'abantu benshi kandi na kenshi bikorwa n'abantu benshi. Njyewe rero natekereje ndavuga uti nize bya photography nibyo bintu nyine byirwa bitanga akazi, bitanabanywe n'abantu benshi cyane. Wabikora ku kigero umuntu yaguha amafoto yo ukayeditinga neza? Ntagerageza. Hari ibiraka watangiye kubona? Hari ibiraka watangiye kubona? Ntabwo nyine ndabigira, ako nyine twizera ko nyine komera iminsi iri imbere nyine ko nzabigira. Ubu se nk'ifoto imwe wayeditingira ngahe, cyangwa nk'iyo ugiye gufatana nk'ifoto ucanga yo kuyeditinga? Byaterwa n'umuntu uwo ari we n'ayo afite tukavugana. Ubwo ari nk'umukire wamuca byinshi, ari nk'umukire umushyiramo imyenda? Buriya buri muntu wese biterwa n'icyiciro arimo. Ngaho tubwire rero, nubwo twavuze ngo impano, ngo nta mpano ufite, nyine iki mu gihe utari mu kazi, utari ku ishuri, utari gushaka iby'ubuzima, niki kintu kikunezeza nyine ubugiramo cyatuma witwikira, dore ko nta n'imyaka 100? Njyewe nkunda gukoresha imbuga cyane. Nkunda gukoresha imbuga za internet. Ufite social media? Ubwo niho uba uri kwinteragitinga n'abafollowers bawe n'abaview, cyangwa niyo muganira? Ukoresha izihe mbuga? Njyewe akenshi na kenshi nkunda gukoresha Instagram. Watubwira se tukagufollowinga cyangwa ni ibanga?
oya ntabwo ari ibanga. Witwa nde kuri IG? Nitwa Raisa 24. Uyishyiraho iki kuri IG bituma ugira aba followers? Nyine nabirenze, nta video nshyiraho, ntaki, ni amafoto gusa postingaho gusa bakayarayikinga, aba followers bakiyongera. IG niyo ukoresha nka social media? IG na WhatsApp ndayikoresha ko ntagaye cyane. Ubwo iyo utari mu kazi, utari gushaka ibitunga ubuzima, uba uri kuri IG nyine, nicyo kintu kikunezeza? Nicyo kintu kinezeza. Ariko wambaye nk'abantu bakina basket? Oya. Ni uwuhe mukino ukunda kureba? Oya, nta mukino nkunda kureba. Niye filime se wakunze basi? Filime ukunda kureba? Filime? Niye filime wakunze? Ni Visa. Okay. Hari indirimbo ukunda? Iyihe? Niyo muhanzi bita Olima. None se tukugireho umugisha waduha akapera akantu gatoya kakaririmbaho iyo ndirimbo ngiye ko ntayizi? Ihangane ukaririmba. Ndakurimbiraho nk'isitayo cyane. Nta kibazo rwose. Ese byibuza waba ubizi ikuri mwiza be crazy karusha iyo wambaye mini nako kari. Rero turagushimiye cyane. Ubu se Photoshop ugiye guhita utangira gukora ibiraka? Njya kwita nangira. Dusoza rero, ni gute wabonye abarimu muri IBTC? Niyo tugiye gusoreza, ni wowe mwarimu uzahoramo wibuka utazibagirwa, bimeze gute? Nyine urabona abarimu ba none sawa, bayigisha, ni abana beza, nta mutima mubi, utazi ikintu baramusobanurira. Ni uwuhe mwarimu usabonye uri cool muzahora mwibukana? Umwarimu nabonye uri cool ariko nibwo nyine ko nta byadanje, nta bya karashi, ni ibintu bisanzwe. Ni abarimu babiri. Bitwa bande? Wa mbere ni Maridoshi. Undi ni Trezor. Ni Trezor. Okay, hanyuma mu banyeshuri mwiganye ninde ubona nyine utashobora kuzibagirwa gutyo gusa? Ni umunyeshuri bita Aisha. Aisha ni iki kidasanzwe yakoze? Nyine Aisha ni umuntu nyine wisanzura, wisanga mu bintu byose. Ni umuntu nyine ugira vibe, nyine na stress nyine tu. Turagushimiye cyane, urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye. Waho uronke rwose Photoshop abantu baguha ibiraka, sibyo? Rwose witeze imbere, turabyishimiye cyane. ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibiro
ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo. nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. N'abakozi b'amateleviziyo niba rwiyemeza mirimo bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi ibi byose biri online. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanza. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.